mana hembura umurimo wawe mana we kuko isi dukurura cyane abajyaga baririra itorero satani yamaze kubagusha nukuri nagira iyo bacana nayigire rwose wabizagabanya gakavuyo kuko umuntu wese yakumva yaba umuyobozi azabyorosha aho abantu bicaye mu myanya mu nzego barakora kandi turabashima ariko hari abandi bari kwiga bazaza ubu hari abantu bari mu kazi mu gisirikare bari gukora neza ariko hari abandi bazaba ku ikosi nabo bazavamo intwari kandi bakagira umumaro none se nidufata abantu bari inyuma bari kuzagira amatorero cyangwa bagakora umurimo w'Imana ukabashyiraho bareme ituma batagira ubushobozi bwo gukora rya torero ntuzaba bafunze kandi bari kuzagira umumaro mu kubaka igihugu umusanzu wawo ukabura buriya bajya bavuga ngo umuntu ugushungura ntiyakura mu rukundo cyane rwose inkumbi zirahari cyane ko hari n'abazizanye noneho bakazishyira ku karubanda inkumbi zirahari ariko noneho tunarebe no kuri kote positive ritugeza cyane vuba mu bwami bwo mu ijuru umusaraba umusaraba ni wowe wemera yacu twabakijijwe twemeye iso kuryo jambo baramukanyagamo irya kabiri ngo mubwire abantu ko kwihana kuzabahesha ubugingo irya gatatu ngo rikababwira ngo mubwire abantu ko ijuru ririho barikorere nk'abazarijyamo amen ngibyo ibintu abantu bavugaga rero ngo batera konkiriziyo ivuga ngo umuntu wese uzavuga ubutumwa butavuga ijuru butihanisha ibyaha butihanganisha abantu mu mibabaro y'intanga ngo muzajye mumenya ko ubwo butumwa bupfuye ubwo ntabwo nkurangiye wowe wajyaga ubwirizwa guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru bakakubwira ubutumwa butihana icyaha bakakubwira ubutumwa butavuga ijuru butaguhumuriza ugukundisha inaha ariko reka mubaze usibye ko rimwe na rimwe tuvangira abantu bakunda inanga hari abantu batajya mu nsengero badasenga bafite n'iby'inanga barabito reka ntangire gusoza kandi nkifuza amahoro y'Imana udukunda kandi ufite ibiganiro byose ducisha ku Musaraba TV hamwe na MOSI TV ku ministries wese turasubira kandi twifurije neza y'Imana twifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose kugira ngo Uwiteka Imana ahire Uwiteka Imana ahire imirimo y'amaboko yanyu hafi na kure mu bice bitandukanye muherereyemo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengerazuba bwacu twese tuzi ko muri amahoro tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo bisanzwe turi n'abakozi b'Imana abanyamakuru urebye n'isura yabo urabona ko ari amahoro urabona ko umwuka wera wamanutse abari reka murakiye kubana ku icyo kiganiro ariko kandi twibutsa yuko kwiyandisha mu muryango wacu nta kindi no gukora subscribe wamara gukora subscribe ukajya ubona ibiganiro byose tunyuza kuri izi cyane neza y'Imana ibaye nawe kandi nubikora gutyo n'Imana iraguha umugisha turi hano ntabwo twizanye twazanye n'Uwiteka Imana amategeko tugenda kugira ngo twamamaze twamaze ubutumwa bwiza isabuza muri bamenye ukuri ukuri niko kuzaba ukuri ni Yesu ukuri ni ijambo ry'Imana reka twakire abakozi b'Imana tubahe ikaze batumije murakoze cyane ndi mama Evangeliste Mukaribiya Pasikazi kuri Ntuma Ministry murakoze cyane reka dusuze abakunzi b'umusaraba wa Yesu tubabwire ngo umwami Imana bishimire kandi abishimishe ibyishimo bingana n'iminsi bababarijwemo tubabwire ngo tunezejwe no kubabona njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo ari abantu banjye ahubwo ni abantu b'Imana hari bamwe njya bavuga ati bantu banjye ntabwo ngiye bita abantu banjye ni abantu b'Imana icyakora ni bene data muri Kristo Yesu abo dusangiye gufungurwa na Kristo turabasuhuje kuri aya televiziyo yose kuri iyi mirongo hose mwagira ubuntu bwo guhura natwe tubahaye ikaze tubabwira ngo tunejejwe no kuba turi imbere yanyu kubw'Imana ndetse namwe mudahari ntitwahaba Imana itabyemeye kandi nabwo ntabwo twahaba rero Imana ihumugisha nitwa Rév.Pst Moise SINDAYIGAYA Imana itwara umugisha Imana irahumugisha twishimiye ko bana nabo muri kano kanya gatubwire baduteze amatwi muri kano kanya ko arimo tugiye kubana nabo ariko kandi tubasabe ngo babane natwe muri icyo kiganiro tutangire nabo tugeze ku musozi yego baze gusangira umugisha wo gushira ko Imana ndetse natwe ko bimeze mu Karibiya niko bimeze meze neza abantu b'umusaraba hobe mwese
bana b'Imana kandi umusaraba rwose bagereyo neza umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza amen umusaraba w'isoni n'irembo rifunganye zawo niwo tuneshereza haleluya imana ishimwe musaraba ntekereje reka tubone dushima imana ndakwinginze ndakavuga tubone gushima se niyo mpanganye ngaho kavuga tubone dusenge Mosi TV atumwe ku musaraba yego atumwe kugera ku musaraba yego yego ariko nimuhuze ibintu haleluya turiyo niyo amen Mosi ntuma ku musaraba ni ukuvuga ngo Mosi yatumwe kugera ku musaraba Mosi ntuma ku musaraba nyine yavanye Abisiraheli abakura muri Egiputa abageze Kanani bango yabakuye mu buretwa abageza mu gihugu cy'amasezerano kimwe nuko iyo umuntu yemeye kumvira Imana ava mu byarimo akemera gutumwa Imana ikamukoresha akagera ku musaraba cyangwa se akageza abantu hehe ku musaraba biravuze ngo rero itangazamakuru biri hamwe bingana n'ijambo ry'Imana amen dusenga Imana senga Imana ndagusabye senga ndakwinginze uri Elohim uri Adonai uri Jehova Shama uri Jehova Nisi uri Jehova Makadeshi uri Jehova Tsudeno uri Uwiteka turagushima turagushimira haleluya wabwiye Mose ati reka mutume ugende ubwire Farawo arekure abo arekuye ubanzanire ku musaraba niyo mpamvu turi imbere yawe dushimye Imana iduteguriye umwanya iduteguriye umunsi izina ry'Uwiteka nirisigwe hejuru izina ry'Uwiteka ni umunara muremure umukiranutsi ahungiramo nekota adiwando ketasi depola kotari abatameze neza nibamere neza abarushe nibaruhuke ababoshwe nibabohorwe abari barwaye nibakire abari bafite ubuzima butameze neza uyu munsi bamere neza n'uwari ufite agahinda gashire kuko Kristo ari umwami amen amen urakoze cyane kusenga byiza udusenyika twinjira no mu kiganiro cyacu yego kigiye kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana n'umwuka w'Imana ugiye kugira ikiganiro yego reka rumbahe ikaze babwire ngo uko ugiye kutuyobora n'uko tugiye kugenda buri wese yisanze imbere y'Imana amen haleluya amen murakoze cyane ampaye mikoro ariko icyo nshaka kuvugaho no kugira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana ibyo tuvuga byose turabikoresha ijambo ry'Imana kubera iki twebwe dukoresha ijambo ry'Imana niyo bibaye ngombwa ko duhura n'igisitaza cyangwa se inkomyi y'ubutumwa bwiza duhamagara nyir'umurimo akaba ari we umenya uko abigenza amen kuko twebwe ubwacu ntabwo twikorera ku bwacu ahubwo dukora kubera impamvu z'umurimo w'Imana rero ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho riboneka hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice Abikorinto ba mbere igice cya 9 turaza guhera ku murongo wa 3 tugere haruguru gatoya tugere nko ku murongo wa 10 n'ubu ari na 4 ijambo ry'Imana rivuze iki riravuze ngo ibi nibyo nireguza kubandeka mbese nitwemererwa kurya no kunywa ntitwakwemererwa kugira abagore bizera
ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza na bene se b'umwami Yesu na Kefa, cyangwa njyewe na Barinaba ni twebwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo umuntu wese iyo ari umusirikare agomba gutungwa n'uwamuhaye icyo gisirikare. Yego, nibyo nibyo. ninde utera uruzabibu narye ku mbuto zarwo? Nta muntu uburyo ukwiye gutera uruzabibu, kuko Bibiliya nabwiye bivuga ahandi ngo uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo. Yego. Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zawo? Hanyuma kandi hano havuze ngo cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Ntago bibaho. Ese umushumba si we niwe mwinikiza mu ntama, niwe ukwiye kwinikiza bwa mbere. Yego. Haleluya, amen. hano umurongo w'9 umurongo w'8, mbese ibyo bivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo navuga cyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa? Ntabwo ari zo yitaho gusa. Aha bivuze iki? Uyu munwa w'indogobe cyangwa inka ihonyora ingano, ngo icyo gihe Abisirayeli barahingaga. Nashaka kubivugaho ngenda nihuta kuko ntabwo turaza kubona umwanya wo kubisesengura. Ngo barahingaga ku rwego bezaga ingano badashobora guhura n'amaboko, bigasaba ko bazana ibimasa by'imbaraga akaba ari byo bihura. Yego. Hanyuma rero ngo kubera ukuntu babaga bazi ko biri bukoresha imbaraga, ngo barekaga ko mu nzira binyuramo bijya muri za ngano. Baba bati ntacyo nikinarya kuri izo ngano ntacyo kiryeho, kuko nacyo kiri mu kazi, kiri mu kazi. Buriya guhambira umunwa w'umuntu uri mu kazi ni ikosa kandi yego ritarikwiriye mu bantu. Umurongo wa 9 turawurangije. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa? 10 cyangwa se bivuze ku bwacu? Se ugushidikanya byanditswe ku bwacu. Imana ishimwe. Amen. Ku bwacu. Ku muhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi ni abantu bahura imyaka, akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Buriya bibujijwe. Ntushobora guhura imyaka. Buriya nunabona n'umuntu aje guhura ibishyimbo iwawe, ugomba kumuha, agomba guhabwaho. Niko kurese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Birakwiriye ariko ikibazo cya none ko bitoroshye. Reka tuvuge mu ko umuntu wa none usigayemo bibamo iby'umwuka, by'umubiri bikaba intambarara. Urukundo ntarwo rwa Kristo. Ko bisaba gusenga. Turasubira ku mavi. Ni ugusubira ku mavi, kubera ko iri jambo nubwo riri muri Bibiliya ariko ntirikurikiza, ariko ntabwo ryubahirizwa. Ongera urisoma ariko. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Birakwiriye. Ni na Bibiliya ibivuga. Kandi none se ubwo n'impanguhe? Ntabwo ari impanguhe, ahubwo buri wese akwiye kwibwiriza icyo akora. Ese ubu ngiye wumviriza ubutumwa bwiza, hari uwabintegetse? Ahubwo ngomba gusunikwa. Iri jambo rivuze ngo buri wese agomba kumenya izamu rye, icyo akwiye gukora muri izo nshingano ze. Mu muhamagaro wawe ukora iki? Mu murimo w'Imana yaguhamagariye ukora iki? Imana ishimwe. Imana yimbazwe. Noneho 12 Mana yanjye, abandi ko baburetse kutinye kuhasoma. Impamvu muzi gutya ni buretse. Hambere aha nawe n'abantu babiri. Yego. Umwe yarambwiye ati uyu muntu yari asengeye. Yego. Ndakira. Yego. Arangije nyakituru. Twahuriye ahantu wa 4. Yego. Banjyana ku ruhande rw'umushumba. Noneho ndamazana iryari ryangahe, arambwira. Aho ni ndamazana se wowe, kubera iki uyu muntu
wagombeye ko agera ku rwego umwaka ituro ntabwo byari gushoboka ko utari mwaka yego ahubwo agakorera Imana uko yayobowe yego arambwira terega uyu muntu twasenganye igihe kingana gutya ndetse n'uburwayi bwe burakira aramubaza ati ntiwakize ndati narakize nonese ko bari bagiye kumusohora mu nzu kandi nabonye utaribwirije kandi amafaranga nayo yarebaga urayafite nahisemo rero kuyagusaba kugira ngo nyamure ikibazo hari abantu bashobora kuba hari abantu bakeneye yuko kubiba bazajya tubabibamo iby'umwuka tukajya no kubisarura ntabwo byari bikwiriye abo ngabo mu bazajya kubisarura gutyo muri iyo nzira sindimo nawe nabizi tutarimo reka ariko bantu b'Imana tuganire ubutumwa bwiza reka tubwizanye ukuri bose ni mwubahe ijambo ry'Imana rivuga mubikore mu buryo burinda n'aba bakozi b'Imana mubarinde kandi ujye umuha icyo umutima wateguye atari ngombwa ko agutegeka ngo uzane ibingibi amen 12 abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe mwaswe twebwe ariko kuko hari abantu bagira ubutware ku bantu kandi ukayabikora ukabikorera bubi ukayabaha bivuga mu kinyarwanda cyane ukayatanga ariko twe ntituragakoresha ubwo butware ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ishimwe si ukuduteye ni ukwirinda ishimwe ijambo rivuze ngo kabone nubwo utangirira atagira icyo akora ariko Kristo yabigenza neza kubera ko nanjye nirinze kuba inkomyi niko bineruye ubwo rero abantu birinze kuba inkomyi Imana ijya ibakurikirana ni ukuri Imana ijya kubigenza nimuze yuko abakora umurimo wo mu rusengero imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero rero hagira umuntu wongera kudutera amabuye ibi bintu tubamo nibyo byari bikwiye kudutunga abindi kandi ibintu twabisemo cyangwa se twaremeye nyine twemeye umuhamagaro nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro urumva abantu bagomba gutanga icya 10% ku ijana yewe gatuje kubiganira ndabona hari amabwiriza yasohotse tubiganiro turabivuga tubiganiro n'umwami wacu niko yategetse yarabitegetse abavuga ubutumwa bwiza batumba n'ubutumwa turekera aho ngaho ntabwo turekera tube dufungiye akuri ijambo wibuka abantu bavuga ubutumwa bwiza ijambo bwiza n'ubwiza ntabwo ari ubw'ikinyoma ntabwo ari ubw'ihirikanaritura ntabwo ari ubwasaguza na menagura ntabwo ari ubwa ni ubutumwa bwiza buruhura imitima amen bubohora ababoshye amen bubwira abantu ko ijuru rihari amen haleluya amen ibi bintu birafashije ariko ibi bintu nubwo tubivuga reka ducanuringa ibintu cyangwa tuvangure ibintu dusasanure reka dusasanure turabisasanura gute rero icyambere yego icyambere kuri iri jambo ry'ubutumwa bwiza tubonereho kubwira abantu bose ko hari n'abavuga ibindi bita ubutumwa bwiza ariko butari bwo babyitirira Afurika cyangwa se reka mvuge ngo icyo bita umuriro wa gipanekote ivugabutumwa rya gipanekote muri Afurika ahenshi hari ryavuye mu Bwongereza ngo turavuga nk'abangirikani hari ryavuye n'ahandi hatandukanye ariko icyo nibuka cyo nzi neza ni uko ivugabutumwa tuvuga haleluya amen cyane cyane wenda reka tuvuge twebwe nk'abapantekote reka mvuge especially nka ADPR n'andi madini amwe n'amwe yego barabaturutse muri Denmark abadanwa nkabo abita ababatista n'abadanwa nibo bazanye ivugabutumwa muri Afurika yego ariko pantekote ariyo gisi ya za sepake Congo sepebu mu Burundi mu Bujumbu ADPR mu Rwanda n'ahandi no mu Bugande yego bazanywe n'abasuweduwe
yego Suwede umugabo uturukayo nawe waherewe cyangwa wakiriye reka mvuge ngo reka tubigeneralize yego ubundi Afurika majority cyangwa se reka mvuge ngo hafi ya yose yabwirijwe n'abanyaburayi yego ni barati niwe wahawe message yo kubwiriza uburayi cyangwa se yo gusobanurira uburayi nawe akuye ubutumwa he abukuye Los Angeles muri leta zunze ubumwe za Amerika muri California leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika aho bita state ya California ni state ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika aho bita Los Angeles tariki 9 z'ukwa gatandatu uyu mugabo witwa Barati azana ubutumwa mu burayi abo hagejeje bari bafite ibintu bibiri bikomeye cyangwa bitatu icyambere ngo kwari kubwira abantu ko umwami Yesu aje none niba ushaka ko abantu bakwigisha inyigisho z'ibyinanga uharetse kubishakira mu rusengero abantu bakundisha inama ngo mbonye inzu mbonye imodoka ngo ubonye visa abapagani birirwa bagiye kurangura Dubai hari abapagani barangura Dubai ariko byarakujabutse nguriya ngo arimo umwuka we ngo n'ubundi yambwiye kuri visa sinajya gaseka ariko si visa iri mu mutima uboze Yesu wabajejwe n'ibyaha oya visa itaragira n'umuntu n'umwe izana kuri Yesu kuguha visa se wananiwe kwihanganira iby'inaha mu Rwanda ibyahariya byo ibyiriya nibyo uzashobora mu 1880 na kangahe ubu twe mu Rwanda muri divorce tugeze kuri 4/10 yego muri 80 nibwo abafaransa bari bageze kuri 4/10 mu muvuduko wa divorce aho wirukanyira bafite iterambere ryinshi ry'ibyiza n'iterambere ryinshi ry'ibibi bivuze ngo wowe uzabirya bicurane bafite kirimbuzi cyane afite kirimbuzi urumva wowe none abantu yananiwe kunesha ibyina barashaka kujya kunesha iby'ibirayi bishoboka ndagira ngo mutangarize ko ari ku butumwa bwiza bwubatse ababuhawe bakabuvumbura cyangwa se bagahabwa iyo message bayihawe icyo gihe gutyo nushaka kubigoreka uzabigoreka n'ubundi abantu iyo bakoze ku bintu byawe bakavuga ibisharira bimeze nk'ibipika bararaka urababara ariko reka mubwire n'ubundi ntabwo twaje kugira ngo tube inshuti z'abantu turashaka kuba inshuti za Yesu amina ntabwo dushaka kuba inshuti z'abantu turi inshuti za Kristo dukora ibyo ashaka enima memore gando pita esafo ntabwo dushaka kuba inshuti z'abantu kuruta kuba inshuti za Yesu kuko n'ubundi umukozi ku murimo n'Imana yemera ariko rino 7:17 yavuze ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa ngo nuko maho busonga ndagororerwa iki ntanakimwe reka rero tuganire ikiganiro ko numva kirimo ibintu byinshi ntabwo turahara ariko ntabwo turi kujya kuko iyo ujya kwigisha umwana urubanza ukamuhugura yewe icyo mbonye abantu nibarekere kwiyubagiza yego abantu bakora ibikwiriye mu bwami bw'Imana ubundi umuntu yemera kuyoborwa n'umwuka ubutumwa bwiza kuko abantu babufata nk'aho ari ikintu kibangamiye kandi ni nabwo batesheje agaciro yego noneho hano rero tugiye kuganira tumaze kureba ko hari ukuntu Imana yasetinze ibintu kandi igamije kugira ngo abantu batungwe nabyo bakora uwo murimo ariko yego usibye ko hari n'abashaka kuwiyitirira ariko batawukora hari abantu bashaka kwiyitirira umurimo ariko batawukora none dusanze hari ababyemerewe yego ariko reka tubihuze n'ibiri kuvugwa turebe niba biraza kumacinga ariko kandi nanone nitunabihuza n'abantu batwumve neza iyo tuvuga ntabwo tuvuga tugamije kugira ngo abantu be kuzamuka mu ntera ahubwo tuba tugira ngo barusheho gusobanukirwa ntabwo tuba tugira ngo bajye inyuma ntabwo dusubize inyuma abantu bagomba gukura mu buryo bw'umwuka n'imyumvire icyambere rero ejo bundi ndumva ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu yego ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ndetse kinayobora ibigo bidaharanira inyungu bidaharanira inyungu cyangwa se ama NGO yego bigo bitegamiye kuri leta bitandukanye
RGB yasohoye amategeko n'amabwiriza cyangwa se amabwiriza agenga imiryango, amadini n'amatorero bya gikristo cyangwa se by'iyobokamana. Reka bari kumvuga kuvuze neza. Iyi miryango basohora amabwiriza cyangwa se amategeko atandatu, cyangwa amabwiriza atandatu. Amabwiriza ntabwo ari amategeko. Irya karindwi uri turebera uri tubwire, ariko ayo ndi bano ni atandatu. Irya karindwi baza kutubwira. Ibwiriza rya mbere cyangwa se itegeko rya mbere ryaravuga ngo kugira ngo bafungure ishami rishya cyangwa se haboneke urusengero rushya, ngo idini rifungura ari rishyashya cyangwa se ishami rishya. Ishami rishya bivuze ngo ni rya torero risanzwe ririho ariko rikaba rishaka gufungura irindi shami ahantu runaka. Cyangwa se akaba hari umuntu wumva afite vocation yo kuvuga ubutumwa bwiza akaba agiye gushinga itorero. Asabwa kwishyura miliyoni 2 adasubizwa. Ahangaha witonde, biravuze ngo kuba adasubizwa nuko bitanakunze ntiwayabaza, ni nako bitemewe ko uwo mushinga wawe uraninga ntacyo wabaza. Icyo ndi kumva hano, nawe ntabwo wajya gushora umushinga utiteguye. Ugomba kuba witeguye. Nese wajya gushaka icyangombwa udafite ikibanza? Ibyo hari ibya mbere batanze bijyanye no kuba hari biriya byose bavuze, hari ubuso, hari ikibanza, abantu bamenye ko bitirengagije ibyo. Oya, aya nayongerwa. Byari bihari. Hari ubuso busabwa, hari inyubako, hari za sound proof, hari amasuku runaka, hari aho inyubako igomba kubiri, hari uko igomba kubiteye. Ibyo byose za kizimyamoto n'iki byose n'ibirinda nkuba n'ibigega n'amapave, ibyo bintu byose birimo. Ibi ni ibyiyongera. Mbese ni part 2. Iyi ni nka part 2, ni nka part 4. Hari part 1 uburyo amadini n'amatorero agomba kubaho, aribwo agira ubuzima gatozi. Hari part 2 avuga uko amadini akwiye kubaka insengero n'iki byose. Hari part 3 avuga amasuku yo kunoza amasuku n'isengero n'ubuso zikwiye gukorera. Hari part 4 avuga noneho aya mabwiriza atandatu cyangwa 7. Reka tubirebere hano. None rero iki ngiki njye hari icyo nibaza. Ubundi amadini n'amatorero cyangwa se amadini n'amatorero bibarizwa muri RGB kubera ko byitwaga imiryango idaharanira inyungu. Siko se? None si imiryango ko idaharanira inyungu, uyu muntu niba mwaka miliyoni 2, twibaza, turi kwibaza aho ejo wowe ntazakora ashaka kugira ngo azigaruze. Ndimo mbibaza dufite abantu muri iyi minsi, mfite akantu ndi kwibaza. Uzi hari abantu sibyo? Ngewe ubwo ntabwo ndi buvuge ngo ntunga y'ikiganza, ariko hari ahantu habaye ikintu abantu bagahabwa imyanya mu itorero bayishyuye. Iyo yageraga muri uwo mwanya yashakaga uburyo yubahiriza cyangwa agakora neza ibyo akwiye gukora, yagombaga kugaruzayo inyungu zayo. Ese si abantu nyine none bambaye abantu niba verisa miliyoni 2, kandi ntibizatera ikibazo cyane ko ushobora kuba wujuje ubushobozi bwo gutanga miliyoni 2, ariko hari ikindi kintu, hari ikintu ngira ngo ngufasheho. Ikindi uyu muryango wibajije, uyu muryango utanze miliyoni 2, wibuke yuko ufite itegeko rya nyuma yuko aba bantu bagomba gusinyirwa n'abantu 1000. Abo buretse turagenda itegeko kurindi, nyine ni itegeko kurindi, ariko iki cya mbere kuri ako wibazaga karuzurizwanya na karako hasi yagaruza gute? Abaye ari ku giti cye, nanjye ntabwo mbizi. Turi kwibaza turi kwibaza ikindi, ariko aho hashobora kuba mufuite niba byarabaye ibyo bintu nimubizi se? Ntabwo ayo makuru mwayakandagiye. Hari abantu bahabwaga imyanya mu rusengero runaka bishyuye mu matitire runaka nabo kugira ngo bagaruze aya mafaranga, bakanasengerwa amavuta, bagasengerwa. Bamara gusengerwa rero bamubwira ati jya kuyobora itorero runaka, akajya abanza kuvuga ati aya ndayajyana
kumurikamo imimuriko ariko aya nanone agomba kujya mu mwanya wayo natanze cyanateje ambutiyaje cyateje intambara na bugingo no intambara zabyo ziracyagenda zigira ingaruka ku murimo w'Imana aho hantu so noneho rero ikindi tumenyereye ko none ikindi mbere yuko tugera aho ngaho ikindi none abantu nibaza kugera ku rwego baza gutanga aya mafaranga wa muryango utaranira inyungu biraza kumera nk'aho ari inyungu ugeraza kubifata nka kampani cyangwa koperative yaba ari kampani cyangwa koperative ari nka kampani cyangwa koperative ni nako kandi uyu muryango hari uburyo cyubatse bitandukanye na kampani cyangwa koperative rero abayobozi batuyobora barebe cyane kuri ibi bintu nubwo dufite impungenge kuko ntabwo twigeze duhabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo kuri ibi bintu kandi noneho nk'uko babikora ku itegeko nshinga impamvu baba bagira ngo rinozwe kugira ngo rizayobore abantu kandi ntawe rihutaje umuntu wese azaba yabigizemo uruhare cyangwa se n'aba atanahari ariko mugenzi we azaba yarabigizemo uruhare ibi nabyo ntekereza ko abanyarwanda ni igihugu ubwacyo cy'u Rwanda ni igihugu cyemera Imana ni igihugu cya gikristo biravuze ngo aya mabwiriza arafokasinga ku banyarwanda bose kuko umuntu wese afite imyemerere mu idini ye kandi aya mabwiriza nta dini na rimwe atareba nta muntu n'umwe bitareba kandi nta bitekerezo twahawe nta mwanya twahawe wo kugira ngo ikibazo njye nibaza ahangaha kuri izi miliyoni 2 adasubizwa ubwo biba bivuze ngo nyine ushoboye ukemerwa uku kwandikisha ntasubizwa batazayaririra bakavuga ngo ngwiki ntabwo bazayaririra hanyuma rero iki kibazo nubwo ngiye kukikubaza mbere nuko turi kugenda ingingo ku yindi nyuma y'uko uyu muntu basanze atari muri gahunda yo gusubizwa nyine bita umushinga utemewe bitewe n'ibimugonga iyo tere izagenzwa ute icyo twakibaza RGB kubera ko uyu muntu azajya gusaba afite tere yegira kandi noneho ntabwo twigeze tubona ko ari ihame ko yemererwa ntabwo ari ihame aho kumva reka nkubwire yewe numva icyifuzo ariko aya madini ntibayakorere muri RGB bayashyire muri RDB nayo ibi imiryango isoreshwa abasore basore ahubwo noneho hagiye banakorerwa igenzura byeruye nk'uko barikorera amakoperative ibi byose byo hasi bibeho ariko bize muri RDB none kubera ko niba ari umuryango washyizwe hariya ngo utegamiye kuri nani udaharanira inyungu bukaba noneho hari ukundi kuntu bisa n'ibivanzemo biraza kurangira nturaza kuba muri RDB ariko no muri RGB nturaza kuba ntawe uramufigira ntabwo uraza kuba wa muryango ufigira hamwe kubera ko aho ufigira ibyo uri gusabwayo ntabwo ari byo wagasabwayo naho utari gufigira ahubwo ibyo uri gusabwa niho wakagombye kubisabirwa so ikindi cya gatatu turacyari ku cya mbere ngeze kuri se icya mbere ni amafaranga icya kabiri ni ukureba aho amadini abaruriye icya gatatu tumenyere ko iyo hagiye gushakwa umuntu ukorera mu rwego runaka bareba ku bunyangamugayo ndetse bakanavetinga bakareba umuntu ahavuka bakareba ubunyangamugayo aba banyamadini ko bazi aho batuye ndetse no mu bundi buryo ntibajya bagenzurwa mbere yo kwemererwa hakemererwa inyangamugayo kuruta ko yakwemererwa bitewe n'ibyo bintu afite akuzuza biriya na biriya wenda ku bw'ubushobozi ariko nawe azacunganwa na leta mpaka yishubije ibyo bivuze ngo hagomba kubamo isuzuma hakwiye kuba umugabo wo kuvetinga ku buryo ntabwo yuko agomba kuba ari iby'agashingwa mu gihugu baburetse abantu bose badashinjwa se niko ubu hari abantu batashinjwa ariko bafite ibintu tubihorere icyo mvuze ngewe nzi neza ko ikinyarwanda cyumvikana jya kuri tere ari umuntu avuka muri sosiyete urebe niba kari inyangamugayo bivuze aho kugira ngo hajyeho amategeko
ushobora kubahiriza ni nko kugenda ukosha kino ndagishobora miliyoni 2 ndazishobora ibi ndabishobora ndagura tere ndagira ariko harakwiye kuba kuko reka twibaze hari umuntu ushobora kwiga akiga yateoroje yego akaba ni n'umuhanga yego ndetse akaba afite n'ubwenge bwatekereza ibintu biremereye yego ariko hari ubushobozi bundi adafite uko niko kuri hari ubushobozi ntabubura ntabwo azemererwa ariko hari undi hari ushobora kuba yari afite na diplome ariko hari ubushobozi atafite yego ariko agahabwa uburenganzira se ubwo ntibizaza bikarangira bibyaye ntitubone umusaruro dushaka mu iyobokamana uko bisa kandi iyobokamana ni inkingi ya mwamba mu mikorere cyangwa mu bijyanye n'imibereho y'abanyarwanda mu guhumuriza abantu abanyarwanda bahuye n'ibintu bikomeye cyane ntuze kwibwira yuko buriya mu bihe twanyuzemo bya jenoside mu ihungabana abantu bagiye bagira ijambo ry'Imana n'amasengesho byafashe iya mbere mu kuhahumuriza no cyane rwose byabaye impamvu ikomeye ituma abantu bongera kwiyumvanamo kuko hari icyo byakoze nubwo tuzi neza ko abantu bitwa bari bahagarariye imiryango y'Abakristo cyangwa se babaga mu gisata cy'iyobokamana bafite inenge yuko hari ibyo bakozwe barebera ariko uri kweguka bakajya hariya ariko intege nke zabaye nuko hari n'ababigiyemo ariko noneho turi kureba ku bya none uyu munsi wa none ntabwo ibi ngibi biraza kuba inkomyi mu murongo ndetse n'aho twari tugeze mu ivugabutumwa no mu iyobokamana ikigaragara ntabwo ibi ngibi byateguwe umunsi umwe gusa oya ntabwo ari umunsi umwe n'isaha imwe byanogejwe igihe byamaze igihe kinini bitegurwa amadini n'amatorero bahagarika insengero zitujuje ibisabwa hari mu kwa karindwi mpera z'ukwa karindwi amatariki ya nyuma ntari kwibuka neza ariko ndebye nayabona basaba amatorero hari aho bavugaga bati mufite ikigega kimwe mukeneye ikindi yego ikigega icyumweru kimwe cyabaga cyaguzwe yego hari abavugaga ati umurindankuba bajyaga kugera no mu biro umurindankuba wahageze yego hari abavugaga bati amapave icyumweru kimwe babaga bayabumbye hari abavugaga ati ni jaride se byarangiraga sound proof ariko impamvu batihutiye gufungura cyangwa kugira bigaragara ko hari harimo kunozwa ibingibi yego none rero ibi bintu nubwo byanogejwe bikazanwa muri sosiyete cyangwa muri publique ariko hari icyo tuza kubonamo biza kugoranaho icya mbere ahangaha wenda twanavuye tugeze ku cya kabiri cya kabiri reka dukomeze turazandaza kubivuga neza hano uravuze ngo kugira ngo umuntu itorero ribeho ishami cyangwa itorero umuyobozi n'umwungirije ngo bagomba kuba bafite impamyabushobozi ya bachelor degree cyangwa equivalence cyangwa se akaba afite equivalence bigaragara ko amasaha 1200 uyivuze bachelor degree yes bayivuzemo uya no niyo uza kureba neza birimo amasaha 1200 kwasanga ari bachelor news bara amasaha 1200 ni bachelor degree so cyangwa se equivalence niyo bachelor degree ni ukuvuga ngo equivalence ni umuntu utarize mu Rwanda yego natwe twese ntago twazikuye mu Rwanda yego kubera ko aho twize mu Rwanda twarazibuze tugiye kwambara uwo munsi bitubera ibibazo byatubereye isomo twakomeje rero gushakira reka turebera ahantu kuri iyi bachelor degree ndashaka kuvuga kuri iyi bachelor degree rwose njyewe ndi kumwe nabo 100% igihumbi ku ijana ho kora hano igihumbi ku ijana umuntu ukwiye kuba ayobora rwose azabanza yige noneho n'abamuhamagaro abe awusetinga neza niko bimeze n'ukuri rwose asobanutse ndabyemera ikindi ahubwo njyewe nongeraho yego ni byiza ko n'abigisha bakwiye kuba bafite formation nibyo muri uwo muhamagaro kuko bizarinda inyigisho z'ubuyobe n'izindi zisebya cyangwa se zisenya ahubwo hatangwa inyigisho nzima n'ukuri n'abantu bigisha bakwiye kuba bafite icyo bita formation afite basic kuba bafite base de formation none iyo base de formation igatuma baseriva cyangwa se batanga message inzima itari erone itarimo ubuyobe none se mushumba ukiri aho ngaho yego uvuze akantu ke
uravuze ngo n'abigisha yego bagomba kuba byibuze bafite information cyane none se iyi information irakura umuntu mu mutima no mu mutwe ibyo yasetinze oya kamusobanurire nsobanurire ubundi abantu basenga bakwiye kujyana n'isi n'igihe aho cyerekera yego niba kera twarahanuraga kera twajyaga umuntu wajyaga gusenga wakwigira ahantu mu butayu umuntu yafashwa Imana imubwira ati ndaguhetse kugira ngo ikimenyetso agahita gutera umugongo ariko ubu ntabwo bashyira umuntu mu mugongo hari umuntu wabonye bashyize mu mugongo birasirikira ahantu hose kandi nanjye reba ukuntu ungana reba nk'umuntu yashyize mu mugongo reba ukuntu ungana ureba ukuntu ungana uri umubyeyi w'abana bagushyize mu mugongo ntabwo aricyo kivuga ko hari n'umuntu w'umugabo ari umugabo none waguhetse akaguteranya n'umutware wawe yego ntabwo rero aricyo kivuga ko ubutumwa bwiza bwatambutse cyangwa umuhanuzi yahanuye abantu nibasirimuke batange mesaje itariho ivumbi itariho ibintu bitarimo amakaraza ariko man urabyumva yego rero niba tuvuze gutyo ngo abantu bakwiye no kuba nabo bafite base de formation bakwiye kuyishaka nyine kugira ngo babe intajorwa kuko ntabwo wowe uraza kuvuga ngo uraza kujya kuvugana n'umuntu uri wazamutse wibereye muri digital ureba ibintu uko isi yiruka nawe ugakomeza wibereye muri analogue zawe ugenda ukurana n'ibintu bidashoboka ngo wibwire ngo uwo muntu uzashobora kumukomveka na cyane ko isi ya none iragoye ndetse n'ivugabutumwa tuvuga abantu kera babwirizwa ubutumwa bwiza bakabubwirizwa aho ngaho ibuka kera dukizwa hari ibintu bibiri byacitse ubu ngubu yego iyo bavugaga bati umuntu aturutse bunakazanye afite ubuhamya nta muntu wakererwaga ni nako kuri umva niyo nka bajyaga kumva ubuhamya bwa mwene data uturutse ibuna ariko iyo bavuze bati hari umuntu ufite ubuhamya atari ati ni abayesikoro nta n'umuntu nubwo bahimbye ahubwo bakumva ari umuntu wabuhimbye kubera iki hari abagiye babuhimba barabuzi yigeze ajya ahantu nari buvuge avuga ukuntu ngo batagira igitsina arabivuga twese twihana ukuntu yatanze imbabazi kandi kuba mugiriye nabi yamwebereye garisontoneri twumva rwose uyu muntu ni umunyembaraga ahantu hose twese dusanga turatsinzwe dusanga ntituzi gutanga imbabazi ariko yafatiwe igisenyi ab'igisenyi bagira ubwenge baragenda umushumba aravuga ati kuramo ndebe hari abagabo bari aho ngaho batoroshye yigishaga bavuga ati uriya muntu koko pe bati ntabwo turi bwihane ibyaha byacu byanyu ariko tumaze tureba haragiye rero bafata umushumba ndi kubivuga abanyagisenyi baranyumva umushumba baramujyana bajya mu cyumba ahantu hejuru ndabyibuka umushumba aravuga ati ntugire isoni zo gukuramo nawe ngiye gukuramo nkwereke nawe unyereke ntugire isoni twembi dukuremo hano tumara abakristo b'Imana amatsiko wa muhungu rero akwiyemo aravuga ati oya ati rwose ati twari ugushaka imibereho ati rwose ati igitsina cyanjye kiriho ntaho cyagiye arahari abantu benshi bavuga ko cyavuyeho abantu baba barabikurikiranye hano muri Kigali iryo teraniro ryabaga ririmo abantu nk'ibihumbi bingahe barabyibuka nanze kwirirwa mvuga hariho kuko si ngombwa naho byabereye Gisenyi nanze kuhavuga rwose ndahazi kandi abo tuziranye kuri aya makuru ni benshi so twihuse rero tuvuye aho yego ibyo twabirangije rwose kuba umuntu afite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi aya masaha yarayicaye ni ingenzi abantu nibaserive ibintu bazi niko kuri gatatu amatorero agomba kugira action plan igaragaza impinduka bazazana mu karere iryo dini ririmo yego iki nacyo ndacyemerera 100%. aha rwose njyewe ndi umupasiteri ibi bintu birandeba nanjye nubwo nari umaze kubyigira nta handi nzajya njyewe Imana yarambwiye ati uyu murimo wanjye niwe uzaguhesha amen rero mbizi neza ko njyewe ndi kuvuga ibindeba biri mu nshingano zanjye rero njye nemeranya rwose kandi ngenda nabikora ibi ndabikora iki kintu ibi ndabikora
ntawe unera ibuye muri karitsiye, ntawe unera ibuye mu kagari, ntawe unera ibuye mu mudugudu no mu murenge. kandi aho niho burya ntabwo wabwira ngo akarere kakuzi kuruta aho ukorera cyangwa aho utuye. Aho utuye niho bakwiye kumenya ibyo ubamo, kumenya uwo uriwe kuruta abo hirya iyo. ariko kuri si byose siko kuri, niko kuri. ibi rero ndabyemera. kiri tugitindeho action plan igomba kuboneka. niba karitsiye urimo irimo amashuri make, sanamo ka ICDC, si ibyo se sanamo se bazi akantu k'imyuga, shyiramo se akantu gatuma abantu bazijuka. Garagaza ko uzazana teriye nibura y'imashini 10 ukaziha abakobwa batewe inda zidateganyijwe. hariyo n'abantu batarazi gusoma no kwandika se bakuze. abantu ugomba kugaragaza umumaro ugiye kumarira abo bantu. ubundi iri torero rije rigiye kumarira iki inyungu ku mukristo? uyu mukristo rigiye kubana nawe rizamumarira iki? akahe gashya havuyemo gusenga, aho hantu havuyemo gusenga, ako kantu bari ariko tuboneyeho no kubwira abadukurikira nibajye badusobanurira n'abayobozi. hari ukuntu bagiye batera mesaje bivuga ngo abantu hari amadini, maybe ntabwo nza kubivugaho cyane ko simba mu madini yose, ngo afatira abakristo guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru. byaba ari ikibazo. akabafatira byaba ari ikibazo. abasengesha, uramutse usengesha umukristo azakora ryari? byaba ari ikibazo. ariko nanone wibuke ko hari ibyiciro by'abantu, hari urubyiruko, hari abadamu, hari abagabo, hari icyumba cy'amasengesho. birashoboka hari amakorari arepeta. ushobora kuhanyura korari repeta ukagira ngo ni iteraniro, n'abari korari kuhanyura urubyiruko rurimo ukagira ngo ni iteraniro, ushobora kuhanyura abamama bateranye ukagira ngo ni iteraniro. ni icyiciro, haba hakwiye no kubaho ako kantu ku buryo bita confusing abantu, kugira ngo abantu basobanukirwe ko kuko abo bayobozi cyangwa se inzego bwite za leta zigenda zifata ibyemezo nabo bafite aho basengera, amadini babarizwamo n'amatorero. ariko se bivuze ngo hari icyiciro cyahera mu gitondo kikagera nimugoroba. bashobora, ariko reka twibaze, erega buriya babivuga hari ibyo bavuze kandi tugenda tubona ibintu bimwe na bimwe. baravuze ngo ati hari abantu bibaga abantu mu buryo bwo kubaka amafaranga. hari umuntu wigeze avuga ngo agiye gusengesha abantu amasengesho hari iminsi 160, hafi igice cy'umwaka. yarabivuze ndetse na nyakubahwa aba nk'ubivugaho gahoro ariko ntiyavuga uwo ari we. nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati umuntu avuga ngo azasengesha abantu iminsi 100 icyo bikwereka iki? hari abantu nabo banatangaza, kandi uwo muntu uwanamubwira ngo tubwira plan y'ukuntu uzasengesha abo bantu iyo minsi amezi 6 ntabwo yabishobora. ni ukuvuga ibintu gusa ukabishyira hariya aho mukabutayemo umurimo w'Imana ku buryo abantu bakweshoninga umurimo w'Imana batari ku bundi. abantu basenga iki ku buryo basenga iminsi 160? kandi koko hari ikintu nigeze neza. none rero iki kintu gisobanuke, mu nsengero habamo ibyiciro, ariko niba hari n'isengero zajyaga zifatira abakristo iminsi yose ni ikosa rwose. babihindure. icyo kuri ibyiciro n'amakorari bishobora gukora kuko n'ubundi ni icyiciro nyine, ni ibyiciro, ntabwo ari abantu bose. ushobora gusanga aba bantu baje no kurepeta rya teraniro ry'ejo ritarabareba. none se uri umushumba, nanjye reka nkubaze, ugiye kumbaza ikintu ngiye kukikubaza nk'umushumba ukereye abandi bashumba bose. buriya iyo abantu bavuga bati ngo iteraniro wenda muzinduke, kankoreshe muzinduke, apana ku cyumweru, kwa kundi twabaga dufite amateraniro y'imibyizi, ati ni muzinduke muze imbere y'Imana dusenge tugire gute ibintu nk'ibyo. kandi uyu muntu wazindutse ntabwo ari buzinduke atazindukanye ituro. kandi uyu muntu wazindutse bamwe bashobora kuburana, bamwe bashobora kubwirirwa ngo murumva mwebwe ngo marayika ngo yaje ngatwara raporo ngo kubera ko mwamwemereye ko ari 3:00. hari ikintu nshaka kubaza nyine nk'umushumba. uyu muntu marayika wa 3:00 yahageze, uyu muntu yabanje kujya gupagasa ibyo ari burarire, cyakora agize amahirwe akoze avamiti, apremidi aje mu iteraniro gusenga, kuko aravuze ati nsize iby'umubiri kandi no gushaka n'iki n'iby'ubugingo. akaza mu iri teraniro, hanyuma ukumva abantu baravuze
ngo nkamwe muba mwaje mutinze ngo ni mwebwe mutuma tutamererwa neza, reka nkoreshe ikinyarwanda. Njyewe hari igihe kirimo sinkunda kuvuga, ariko buriya ngira metodology mpagararamo. buriya aha hantu rero ndashimira ubuyobozi bwicaye hano mukareba kuri iki kintu ngiye kuvugaho, kandi numvaga njye ngisaba Imana kenshi na kenshi. Baravuga ngo udakora ntagire gute nakarye, cyo ni kimwe. Kabiri, umuntu atura ibyo yagize gute yapagashije, cyavuye mu maboko y'imirimo ye. Icya gatatu, buriya iki kintu cyo guhera mu gitondo umuntu asenga, arega n'utangira gukora ubuyede yafurira abantu akabona amafaranga bitewe, ariko nabwo na mindset ye, kuko hari n'abantu banga gukora babanebwe. Yego urabizi. Buriya uvuze ku byiciro uhita unyibutsa ikintu natekereje imyaka myinshi ariko nkakigumanira, kuko ndi umuvugabutumwa gusa. uri umurayiki. ndi umurayiki. uri umuvugabutumwa ariko w'umurayiki. Yego. Umuntu ashyizeho amasaha 3, niba ari n'icyumba cy'amasengesho cy'umudugudu, bakavuga bati guhera saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, aya masaha ya mbere ya saa 8, buriya Imana iyo umuntu yagiye gushakisha ibiri mu mutungo ntabwo yaba yabibonye, kandi akanaza no gusenga abohotse. nurangiza urambwira gusubiza. Yego, kuruta uko umuntu yahera mu gitondo yarangiza bagatura, kubera ko ijambo ryavuze ngo umutambyi agomba gutungwa n'ibitambo byatambwe n'ibyo mu rusengero. Uyu muntu atashye akaburara, uyu muntu katashye akabwiriwe akanaburara, kandi yahawe iby'umwuka, iby'umubiri byo azabitegura byari ku bw'amaboko ye. Urakoze cyane. Ndabanza mvugira ijambo ryo mu Bakorinto, Abakorinto ba mbere 14:40, haravuga ngo ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye muri gahunda, no muri gahunda. Ibintu byose bikwiye gukorwa neza ariko no muri gahunda. Ijambo rya kabiri, njyewe urabizi neza nawe uranzi, sinjya nemeranya n'umukristo udakora. Umukristo w'umunebwe utagira icyo ashakisha ntabwo twemerana. Ikindi, niba se ubuyobozi buguhamagaye cyangwa se itorero riguhamagaye, ko nawe turabona bagihagarikiye, none se wowe uraza wirukanka wabanje ukagishaka ibikubeshaho, kubera ko utuye mu mubiri ugomba gukora inshingano zitagira umuntu n'umwe uzirampurasa. Nta wundi muntu uzasimbura ko uri responsable y'urugo rwawe, nta umuntu uzasimbura ukora umugore mu rugo iwawe. Uvuze neza. Ugomba gutunganya ibyo ugomba gutunganya, ukaza kujya mu materaniro. Murabemo kandi ibyo niba tubivuze ntabwo tuvuze ngo abantu ngo nibabe ngo tubabyize ibigande, ahubwo turavuze ngo ni gute ushobora kwirukanyira mu rusengero guhera none n'ejo bundi n'isuku yo mu rugo utasukuye n'uburiri utabushashe. Ari byo mu minsi arabishaka kuvuga mu minsi Bibiliya iravuga ngo mubahugure. Rero turahuguye, dufite ijambo ry'Imana rivuga ngo muhugure, muteshe, mucyahe, muhane. Ni guhugura, gutesha no gucyaha no guhana. Turabikoze kandi mubimenye. Rero ikijyanye n'icyo byose bikorwe kandi muri gahunda. Niba ubona ko ufite umwanya wo kujya mu rusengero ukwiye kujyayo, ariko se noneho mu gihe ufite inshingano z'ibindi ugomba kubahiriza, urajya mu rusengero kugira gute ko n'ubundi ko gukiranuka bihera mu rugo. Niko kuri gukiranuka bihera mu rugo. Niba utahereye mu rugo ndi kugitegura, hari ibyo wishe. Gukiranuka bihera iwawe. Bihera iwawe ni mu nzu kugira ngo abana bataziba ni ukugora bakabarya. Yego. Kugira ngo abana batazabirwana ku ishuri ni uko ubonera minerivare. Kugira ngo umugabo atazifuza undi mugore ni uko uganduka muri Rwanda cyujuje byose. Yego. Gusasa si byo bihagije, kuko abashashe ntago baganduka. Twihuse rero tugiye twerekera ku musozo. Yego. Icya kane kiravuga ngo icya 10 tuzayakinyura muri banki. Ubwo ni banki izaba no ntabwo ndabimenya, leta ntabwo irabitomora neza. Ariko ku kijyanye no kunyuza icya 10 kuri banki, ntekereza ko n'ubundi amatorero yatuye bijya kuri banki. Ahubwo ubu buryo bwavuzweho ni uvuga ngo ni ubusimbura ubwari buhari.
kandi nabwo urabona ko budasobanutse cyane ku buryo abantu babimenye. Urugero, abakristo baturira mu rusengero, reka yego twibuke ko baturira mu rusengero. none bavuze ati iki gihe kinyura kuri banki, se bazajya bajyana amaturo bajye gutura kuri banki, banyizimukira mu rusengero. Bizakorwa nk'uko byakorwaga, hazabaho uburyo bwo kubigenzura kugira ngo bigere kuri banki nta kinyuze ku ruhande. Oya buretse nawe ibasubiriza, kuko ibyo byose turimo tubyibaza, kuko byavuze gusa ko bizanyura kuri banki. Hano uvuze gutya nakumva ko banki izaza mu rusengero. Banki izaza mu rusengero niko unsomye uko kagusomera ijambo ry'Imana. Icya cumi kizajya kinyura ntikinyura kinyuzwa kuri banki. Kunyuzwa bisobanuye ngo kugitura utagituye kuri banki ni ikosa, kandi tumenyereye ko abakristo baturira mu giseke. Yego, aho hantu rero nitubivuga gutyo, ari ya madini azabura cya cumi, na leta niba hari umusoro iteganya kwaka kuri cya cumi ntawe izabona, kuko umukristo aturira mu rusengero. Aha rero ibitabaye kiriya byaba ari ibintu n'ubundi bizagenda bituma amadini asekurana na leta mu mabwiriza n'amategeko. Ushobora no gusanga abakristo batagituye. Ko ndi kubikubwira se ndi kubikubwira ngiye nk'umuntu ubibamo hano, kandi maze imyaka 18 ndi umuyobozi wicaye ku ntebe nyobora. Oya ndabizi, iki cya cumi ntabwo nyobora rero ko bikorwa, nzi uko bikorwa, kandi noneho aha ntabwo umukristo atura icya cumi yazanye, umukristo atura icya cumi bitewe n'uko ari mu rusengero. Hari n'uba mu kazi akibagirwa kugitanga. Urugero, neza niba abantu bose badakorera umushahara, wenda umushahara wo mu kwezi azakibara gitanga, ariko se wa wundi ukoranya kabisa, wa wundi ucuruza bisaba igiseke, iyo ageze mu rusengero ayatangira aho ageze. None aho ageze bari kuvuga bati ntabwo byemewe kuyakira, birasaba ko mujya muri kose hano bazariha umurongo. Ariko nanone byari bikwiye kutugeraho bikacanze ku buryo tutaba turi kubyibazaho. Wasanga iyo mpamvu ntabwo ari samari, narabikurikiranye kuri televiziyo, narabikurikiranye rwose, narabikurikiranye nuko bivugwa, ariko ugasanga harimo ahantu bigongana n'uko bisanzwe bikorwa, kandi uko kuntu bigongana nibyo biraza gutuma bidatanga resulta nziza. Ikindi, reka twumve ko ijambo ry'Imana rivuga. Ndavuga ngo uhereye mu bihe bya kera, Maraki 3 duhere ku murongo ndumva ari wa 7, uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tukugarukire dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 amaturo, muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Ni ishyanga ryose mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, muyishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza. Nzahamya ibyanyu nyibahora, nzarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera. niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Bivuze iki? Umva icyo bivuze. Nimuzane imigabane ya 1/10 n'amaturo bishyitse mu nzu yanjye. Ntabwo twebwe twibuka ko ibintu y'ubwo bivugwa, ariko turi abakozi b'Imana bagendera ku ijambo ry'Imana, Bibiliya. C'est la Bible. Nuko twebwe turi abakozi b'Imana. Niyo tuvuga ko turi abakozi b'Imana, iyo ni ministeri y'ijuru. Ministeri y'ijuru rero igitabo ituyoboresha ni iki? Wabyumvise? Ni iki? Iyi niyo Bibiliya, niyo muyoboro utuyobora. Uciye ku ruhande ubwo uba wadeviye misiyo niwagutumye, wabivamo ukajya mu bindi. Ariko niba twemera ko Bibiliya ivuga ngo nimukizane mu nzu y'Imana, hanozwe uburyo kigenzurwa, ariko kije mu nzu y'Imana. Bitagenze gutyo, ubyubaha wese cyangwa ubikora araba ahabanyije na Bibiliya. Kandi Bibiliya ntabwo twigeze tubona ko itemerwa mu Rwanda. Hari itorero rimwe navuze, wasangaga abakristo bafata icya 10 bakakijyana kwa pasiteri mu rugo.
ibyo ntabwo ndi bubyinjiramo cyane kuko ntabwo ngewe none se ngendeye ku ijambo uvuze yego bigomba kuza mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana ikabamo ibyo kurya. Muri Imana uziko nayo ibirekarama ko mu nzu y'Imana habamo ibyo kurya. Mu nzu y'Imana ibirekarama nubwo babyishe bakabicurika. Mu nzu y'Imana habamo abakene cyane rwose bakeneye kurya bakarira mu nzu. Mu nzu y'Imana habamo ifu, abapfakazi. Mu nzu y'Imana habamo abapfakazi, ifu zitagera kivurira na kirengera. Mu nzu y'Imana habamo indushyi, habamo abakobwa babyariye iwabo, habamo abantu bibana, habamo abantu batawe mu ngo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga kuri nimuzane ibintu bibe mu nzu y'Imana. Rero ngaha biraza kugorana kuko kuri B y'iri bwiriza anavuga ko cyo nta n'ikibazo kibirimo. Binavuga ko ngo abantu nibashaka gukoresha igiterane cyangwa se iteraniro ariko riri busabwemo amafaranga, ubwo ni igiterane cy'ubwitange fundraising, bikwiye kumenyeshwa urwego rw'akarere ndetse cyangwa RGB kugira ngo ukanasobanura icyo amaturage agiye gukora. Ibyo byemeranya na leta ijana ku ijana. Hari abantu bagiye batusha amafaranga bagafite akaguruka akimeza neza. Njyewe ibyo ndabyemera ko amafaranga akwiye gutangwa afite purpose, muri gahunda afite umurongo, kandi uwo murongo ukaba ufite n'abantu bawuhagazemo bagomba kuwukurikirana. Ibyo njye singitawutingaho cyangwa nkiburaneho, ariko tujye tureba ibintu biri positive tubivugeho positively, n'ibiri negative tubivugeho negative. Ntabwo dushobora kuvuga ibintu ngo tubisige byose tubigeze yewe ni byiza kandi tubona hari iri bwiriza rya kane rizatuma leta igongana n'amadeni, kandi nibagongana nibyo bizasawundinga nabi kuruta uko ujyaga umurongo bitaratangira gushyirwa mu bikorwa. Bazaturebera kwirinda twihute tugere ku musozo kuko ikiganiro cy'abakerekere. Yego. Hanyuma aha rero iki ni ukukitondera, ni ugukitondera. Icyo rero twavugaga ni ikintu kijyanye iyi ngingo ya kane cyangwa se iri bwiriza rya kane rivuga kuri icyo cya 10 kizanyuzwa kuri banki. Dusanze birakwiriye ko urwego rubishinzwe rukwiye kubiha umurongo neza ku buryo bitazageraho bitera ikibazo ku buryo bya leta yagongana n'amadini ku bijyanye n'ingingo, cyane ko cya 10 tumenyereye ko nyine n'ubundi ntibikuraho abasanzwe bayitanga banyujije muri banki hari ndetse n'ayatuwe mu rusengero averswa kuri banki. Ariko noneho iyo bavuze ngo kizajya gitangirwa kuri banki, ruvanga abantu bose bagifite bakwiye gutonda kuri banki, kandi tumenyereye ko cya 10 n'amaturo bitangwa mu rusengero. Aho rero birahita bivuga ngo niba bihinduye uburyo n'ijambo ry'Imana, reka nigire nk'umukirisitu bigenze gutya, niba njyewe mvuye gupagasa ngo nzi ko ndi bajyane mu rusengero bikaba bitakibayeho ari gahunda yo mu rusengero, nzayarya. Erega buriya abantu ntabwo bamenya kuyarya se gusa, kubera ko impamvu buriya hari n'abantu bashyiraho akabox ku rusengero avuga ati umukristo arya, umukristo atahayungutse 50,000 ufite icya 10 cya 5 avuga ati ninyura ku rusengero ndagisiga. Hanyuma kandi ibibazo bigekeneye birahari, bihari kandi birayabuze ngo mukizane kugira ngo mbaho umugisha. Rero abantu bakwiye kubyumva itegeko ry'Imana, baratureberera kandi bazabiha umurongo mwiza kugira ngo bitazatuma bibyara kandi kantu katuma noneho amabwiriza tubahiriza. Amen. Icya 5 ndavuga ngo umugenzuzi w'imari, yego, cyangwa se ushinzwe kugenzura imari azajya agenzura amadini n'amatorero mu gihe babimenyeshejwe cyangwa batabimenyeshejwe. Kandi kurumvishe ntagasobanukirwa. Oya, aka rwose ntacyo gatwaye. Niba bavuze ko n'umugenzuzi ubishinzwe wasizweho, nuvuga ngo leta isanzwe igira icyo bita umugenzuzi w'imari wa leta, kandi ntabwo akora ari umwe, nubwo bwitwa umugenzuzi w'imari ni urwego. Urwo rwego rufite abakozi batandukanye kandi bashobora kuba bajya muri serivisi no mu madepartement atandukanye kugenzura imari. Rero ibi niba twavuze ngo umuntu akwiye kuba ahagarara itorero cyangwa agahagarara ishami yarize, ntacyo bitwaye. Umuntu akwiye gukora ibintu bye biri smart
iyo smartness ikanagaragara muri raporo raporo ntabwo umuntu atanga raporo kubera ntabwo umuntu ategura raporo kuko bamuteguje ahubwo umuntu ategura raporo kuko akwiye kuyitanga niko kazi byo simbirebaho ikibazo niba twemera ko abantu bakwiye gukorera mu mucyo ni bibi umucyo nakubwiye ngo icy'ukuri cyo kwemeza ndacyemera icyo nemera mbona kirimo ikibazo n'icyo yego tugeze ku cya gatandatu ariyo ushaka ko tunatindaho mwene data yahoze atubwira ngo ni 7 aratsa kutubwira icya 7 ariko ngenzi 6 iki cya gatandatu kiravuga ngo imikono y'abantu 1000 na telefone zabo n'amarangamuntu uvuga ngo bagiye gufungura ishami yego ndetse nakomeje nibaza ngo ese mbundi zisengero zo zafunze ubwo ntibazazisaba aya mabwiriza none se sibyo hanyuma se bwo orega n'urusengero rwose reka twihute oya izikora zo ni izikora bwo uko nubundi izikora ze bazisaba zigiye gukora iki ko ntazi zitafungura izifunguye ntabwo aya mabwiriza azabareba kuri bimwe nk'urugero azabareba wenda kuri ibyo byose twavuze ariko ntabwo bavuga ngo babahe imikono 1000 kandi bakora ugiye gukora ubwo niba ari bisabe rwa rusengero rufunze bararusaba imikono 1000 ushobora kuzasanga itorero ryose rigomba kugira imikono baretse mubaze ngenge kuvuga ibintu 3 umbwire niba ari byo icya mbere habayeho igenzura mu nsengero zose yego ziri mu Rwanda especially tukareba ko ziri gukora yego ugira ngo twasanga zose zifite izo wasanga zifite abakristo bagera ku 1000 ni mbarwa kukuri none se niba uyu muntu agiye gutangira itorero ni gutura mubaza abakristo 1000 arabakuye umaze imyaka 20 akora umurimo ntaragira 1000 none wowe urabaza umuntu ugitangira 1000 gikure ntacyo ariko si ngombwa abakristo hoye imikono ariko ubundi uzi buretse nkubaze uzi gufarisifiya abo ni abantu bemera yuko ibyo utari umukristo we yabikwemerera hari ubwo yabikwemerera mu ruhero nka bino byo kwiyamamaza ushaka gutakaza ngezaho rero ndagushimiye uravuze ngo mu bintu byo kwiyamamaza wari uzi ko kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida uyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika agomba kugaragaza imikono 600 kandi ku gihugu cyose none uyu nguyu agaragaza imikono 1000 mu karere imikono 1000 mu karere ntago yaboneka ahubwo leta nivuga ko gufungura isengero shyashya cyangwa amashami mashyashya bitemewe ibyo byaba rikiri naho gusaba umuntu bidashoboka bumubwiye ngo ntibishoboka yego urumva kuko cyambere iyi mikono ni myinshi cyane kandi none ubikoze nabi ereri yose wakoramo yagufunga kwica amabwiriza ninde wabikubwiye ntago bishoboka ariko uko mukina n'amategeko itegeko iyo ryagiye hari rishyirwaho n'ibihano abantu igihumbi none abantu igihumbi nawe wawe ibintu ntabwo ushaka kubyumva ariko ndagira ngo ubwire ngo nushaka kubyumve cyane niko kuri icya mbere ni iki ngiki icyo muri kuvuga rero abantu bakwiye no kutwumva bakanadusobanukirwa icyo tuvuga imikono kugira ngo umuntu byonyine yemererwe kuba umudepite mu gihugu cyose bamusaba imikono 600 kugira ngo umuntu yemererwe kugira ngo buri karere 10 nabangahe 12 none wowe bari kugusaba ngo mu karere ugiye gufunguza konyine itorero abantu igihumbi ntabwo ngewe usibye wenda muri Kigali especially wenda Kigali umuntu ashobora gusinyira ari wo muri Gasabo ndari wo muri Kicukiro ndari muri Nyarugenge kuko nta hame nta tegeko ribuza umuntu ko si hame ko umuntu asegera mu karere si hame ko wateranira Nyarugenge gusa wanateranira Kicukiro wanateranira muri Gasabo cyangwa wateranira muri Nyarugenge uvuye muri Gasabo ariko kivuga ko aya mahame cyangwa aya mabwiriza atareba mu mujyi gusa arareba nabo mu cyaro ariko naho abantu uvuze mu mujyi wa Kigali nimba mvuze ngo muri abo ku karere kuba tuzara kwiranga muntu ye ibaruye muri Gasabo tureka muri Kicukiro nafata umuntu wa Kicukiro naho uri tebe tekereza imikono hose ni kimwe ubwo Kigali wagoye noneho bitekerezeho ukuntu ugiye gufata imikono 1000 cyangwa kuba umukandida wa perezida umwanya wa perezida wa repubulika bigusaba imikono 600
ni gute urasaba umuntu ugiye gutangiza idini mu karere ntabwo wabona mushu ibyo ubwabyo ni ingingo igoye ni ingingo inenye gusezerera kwerimina wowe ukisezerera nta utabura nta uburanyishe rwose ibyo rero niyo mpamvu rwose leta bazadusobanurira ino ngingo muri rusange niyo yaba muri rusange nta muntu uzaba pastor ngo ayobore itorero ku rwego yangana n'umukandida ku mwanya ntabwo bishoboka ntabwo rwose byakunda iyo ntabwo bishoboka ntabwo ari urwego rwa depite ari hejuru kuko umudepite asabwa na 12 muri buri karere ariko undi wari mu karere ngo ntabwo wamusaba ibintu biruta iby'umu honorable kandi honorable asabwa mu gihugu cyose uyu warasabwa mu karere agiye gukoreramo babyumvishe umurimo w'Imana rero ntabwo byakora abantu bose byaba ari ibintu gushinga amatorero iyi ngingo mumenye yuko igusezerera irababwira ngo nimutahe iyi ngingo irababwira ati nimusinzire amadini no kuyatangira reka mbivuge neza musubiraho mwavuye musubire kuri gakondo kandi tuzi neza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemerera umuntu mu myemerere yo gusengera ashaka niko kuri ntabwo rikondisiona umuntu gusengera mu idini rirakubwira ngo wemerewe gusenga kandi ugasengera mu idini ushaka aho umutima wawe rero niba ushobora kuba uri mu idini cyangwa se ushobora kunanirwa kuba mu idini ushaka kubera amabwiriza yagutangiriye biravuze ngo ntawe unarinye harimo ikibazo kandi kirumvikana kivuga ko turere tugiye kuramo idini abaki hano turere tugiye kuramo amwe mu madini hari amadini agiye kuzima muri buri turere cyane rwose ibyo byo ntabwo turi bubitindeho cyane hari amadini n'amatorero tuzi afite imbaraga yaje kera amaze imyaka haje muri 930 na mbere yaho hayaje nyuma yaho hayageze gute ayo ngayo ukurikije imbaraga zayo n'igihe amaze ntabwo watungurwa no kuba afite ubushobozi bwo kuba aho hantu hose yabonekayo ariko kandi nayo ubwayo nakereka naba azakoresha indi tekiniki ariko kugira ngo nayo azatanga imikono 1000 y'abantu bagiye kuba abanyamuryango muri rya shami biragoye iki nitugitindeho biragoye ko nabibwiriza rakurikira kandi tubyumvishe tukavuga ngo nibyo rwose leta itwumve ntabwo turi kuvuga ibintu turi kurebera hamwe turi kuvuga ibintu tusesengura tugendeye kuri iki ngiki ikindi kandi aho kugira ngo ushyireho ikintu noneho gitume gishobora gutuma abantu n'ubundi n'ibyo bakoraga bibananira yego ikindi kandi reka twibaze ko njyewe ndatanga message mu buryo buri global yego hari uburyo ki leta n'ubundi mu buryo bwo kumenya no gukurikirana amakuru ijya imenya abantu bafite nk'urugero iyo abantu bateje umutekano mu cyahantu yego bakoresha inzego zibishinzwe ukumva mu kanya baravuze ati bya bisambo byafashwe abateje umutekano mu kibunaka bafashwe abari bagize gutya bifatanyije gutya bafashwe bafite uburyo bayikoramo kandi bakamenya amakuru mu buryo bwuzuye kandi ugasanga uwo muntu koko rimwe bamwe bagahita banabyemera bati twarabikoze turanabisabira iki imbabazi aho kugira ngo rero leta ishyiraho amabwiriza ameze nk'afunga amadini abo kugira ngo wenda ica akajagari n'akavuyo k'abo bantu biba ababangama bahemukira abakristo bayobora abafite business mu nsengero kugira ngo bavisione icyazanira abanyarwanda umumaro n'icyatuma abantu batera imbere kurutaho ahubwo yakoresha ubwo buryo nk'uko igibukoresha n'ubundi ikareba abo bantu bafite izo ngeso n'iyo mitere ikagenda buri wese imuhamagaza agasobanura impamvu z'iyo miterere ye ndetse akanabihanirwa ariko umurimo w'Imana cyangwa se ntaze kuzamo ibintu bituma umurimo w'Imana ushobora kuba pararize mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera amabwiriza amwe n'amwe yagiye atangira uburenganzira n'ubwisanzure kandi turi mu gihugu cya demokarasi abantu bisanzura umuntu akavuga uko ibintu abyumva agatanga igitekerezo cye kikemerwa kikakirwa ndetse urabona ko no mu gihe ejo bundi bajya guhindura itegeko nshinga abaturage nibo bagiye batwara ibyifuzo
ku nteko ishinga amategeko bavuga bati ingingo y'101 ivugururwe ikosorwe turashaka kongera gutora umukuru w'igihugu cyacu. Urabyumva? Rero niba bemera ko dutanga ibyifuzo n'ibitekerezo kandi bigasuzumwa kandi nk'uko bagiye basuzuma n'ibindi bakabiha agaciro, n'iki bakirengagize kuko bakirengagije baba birengagije ko abanyarwanda umubare munini wose ubarizwa mu madini n'amatorero. Umubare munini agaragara nka inconvenience. Ushobora nk'uko bivuze mushumba. Yego. Tuvuge n'urugero tukafate nka for example nko mu karere wenda ka Kamunyereka bivuge gutyo. Ugasanga ya mikono 1000 y'isengero ntibonetsemo. Yego. Wenda n'urugero urumva ntibonetsemo. Bivuze ngo abakristo baho bose udasubira mu byaha arajya kunywa itabi, utanywa itabi arajya mu kabare, utaba mu kabare arajya kunywa urumogi. Kandi mu by'ukuri insengero hari ikintu zifasha kinini cyane igihugu cyacu. Insengero nizo zonyine zikora ibiterane birwanya ibiyobyabwenge. Ariko se ko muvyo dufite abantu bajyanywe mu bigo ngororamuco barongera basubizwaho 1 2 3, sibyo? Barabagorora barongera ariko ntibagororoka ngo babireke, ariko bahuye n'ijambo ry'Imana barahinduka. None nufata abantu reka nkubaze mu karere uzi ko usibye no kuvuga wenda abo bantu 1000 n'ibyo navugaga ni mu nsengero zo mu mujyi. Insengero zo mu cyaro se zifite abakristo 1000 nazo rwose hari urwuzi 150 cyeka wenda gaturika. Nese abantu bose baraba bagatulika? Ntabwo bishoboka. Mu myemerere y'abanyarwanda umunyarwanda wese yemerewe gusengera aho ashaka. Urabyumva? None rero ntabwo uri buze ku ni umuntu azafungura ishami abonye abakristo 1000 abakuye he? Imikono 1000 amaranga muntu na telefone. Hari ubwo nibahamagara umuntu bakamaza tusengera ati ndi umusiramu, ugasanga umuntu yaragiye gufungura idini rya Kristo, bazabaza se wavuye muri Isilamu ugiye kuba umurokore? Ati reka to umuntu yaje ansaba ko namusinyira, ati ndamusinyira sinzi n'ibyo yaragiyemo. Atavuga wowe urafarisifiya. Ibyo bintu uzabikizwa n'iki? Ko bazita abapastori bahimba imitwe bagahimba amasinya n'iki? Ibintu ni ibintu byo kwitondera abantu bakabireba n'ubushobozi cyane cyane abo bireba. Rero kandi ko murekura kurekura hari ikintu uvuze ngo uvuze ikiza cy'amadini dukomeze cyo n'ingase nta kibazo amadini ateje mu gihugu cye amwe nabo. Kandi nayo tanze umuntu yabivuze navuze ngo nk'uko ubuyobozi bushinzwe busanzwe bugenza abanyantege nyine n'abanyabyaha bandi bakabamenya mu buryo bumwe n'ubundi. None se bundi babujijwe umunyarwanda wese ayoborwa n'iki n'amategeko. Niba rero hari mu gihugu akaba afite ukuntu yiba abantu, akaba afite ukuntu abatekinika, nagenzurwe abibazwe ariko bica bangamiye umudendezo w'amatorero. None rero icyo mvuga izi sengero cyangwa se amatorero n'amadini tumenye neza yuko afite ahantu afasha hanini mu buryo bune: mu bwiyobokamana, mu guhumuriza abantu, mu ijambo ry'Imana, mu kwihanisha abantu, hari abantu kansoringi, ibintu nk'ibyo. Ndetse rega niba nitureba kuri kote negatifu nta y'amatorero hari ibintu bakora kandi bitakwiye kwirengagizwa. Hanyuma ibyo ngibyo rero nabyo barebe neza ko niyashyirwa ayo mabwiriza ameze gutyo wa muntu ubuse ne hari umuntu uzaza nuko tuvugana nuko abo bazaza nyuma bakubaka umwe akava mu mashuri akaza akajya mu biro hari agasimbura undi bitewe n'iki cyangwa agakora company, agashinga company yari ikemerwa, agakora koperative ikazamura abanyarwanda, undi akagenda akajya hariya gutyo ainsi de suite. Niko no muri icyo gisata cya gospel hagomba kubonekamo abantu bazaza bagakora imirimo kandi igirira umumaro abanyarwanda n'igihugu muri rusange. So reka rero dusoreza aho numva hari ni bigaragara ko hari ibikwiye kunozwa kugira ngo natwe nk'abanyarwanda bitaza gutuma tugira ibyo tugonga kandi twemera kuba mu gihugu tutica amategeko n'amabwiriza, ahubwo duharanira kucyubaka mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo tugere ku ntego no mu cyerekezo igihugu ndetse n'abanyarwanda twifuza. Rero reka tuvuge ngo abantu mwari mudukurikiye turabashimiye, mwari bamugisha kandi muduhe ibitekerezo. Njya mbona hari igihe dusaba ibitekerezo abantu bamwe bakadutera amabuye bakatubwira nabi. Njyewe njya nkunda kubwira abantu ngo iyo navuze ukuri kuntera amabuye ntacyo bintwara kuko nta mugaragu uruta shebuja.
kumbwira ko nabivuze wenda nkanagera kure kandi nabivuze numva mvuze ukuri kw'ibihari ntacyo bitwaye ariko numva abo twabwiraga n'abayobozi kandi batwumva badutega amatwi baha agaciro ibitekerezo byacu bakabisesengura bakumva n'ishyaka n'umuhate ndetse twari dufite kubw'iyo mpamvu kuko iyo tuza kuba twarahawe urubuga ibi tuba twarabivuze mbere ariko ko tutaruhawe reka tubivuge ko byasohotse murakoze numva rero sinzi mbere ko dusenga Imana ndashobora ko bakina ibisobanuro birambuye yego mwaduha nimero za telefone ndeka nsabe mushiki wanjye abanza zitange WhatsApp yanjye ni 078 7 7 9 7 yego Mukaribya Pascal njyewe rero nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 7 82 64 akamenyetso ko guteranya 250 7 82 iyo nimero iba muri WhatsApp irahamagarwa Sindayigaya Moise Imana iduhanugisha reka dusenga Imana twinginga Imana yarasabaga ngo ngira mushiki wanjye dusengere hamwe cyambere dusenge kubw'ibi byose dusengere umurimo w'Imana dusengere n'abayobozi kugira ngo Imana ibashoboze guhagarara muri uyu kuko ubageza ahantu ho gufata ibyemezo bishobora gutuma hari ibintu bigomba gutungana mu murimo w'Imana bityo rero tubasengere dusengere n'abanyarwanda n'itora muri rusange byose bigende neza kugira ngo haboneke umuti ndetse n'umurongo mwiza utuma hari ibigomba gukemuka reka no dusengane abari itorero ryawe Mana kuko isi dukurura cyane abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubamo Mana yacu turagushimira tuganira ibintu byinshi ku murimo wawe ushimwe Yesu tuberekeresheje imbaraga z'amasengesho n'icyubahiro cyawe amasengesho nabitunganye amasengesho nabisunike nk'uko yigeze asunika aya Esther na Bamorodeka niko twohereje n'aya masengesho ngo asunike ikiganiro akijyane kigeraho kigere kure amasengesho ya Morodeka na Esther yageze kwa Hasuwerusi biratungana natwe tubereje amasengesho agereyo kandi nagerayo atunganye byose dusengeye abanyarwanda dusengeye igihugu dusengeye itorero dusengeye umurimo wawe turinginze kugira ngo ugaragare amaboko yawe abari agaragara ineza yawe igaragare ubuntu bwawe nibukomeze kugaragara urakoze nyemera tugucire bugufi Kristo kandi ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha urakoze kubw'abantu bawe bumvise ijambo ryawe kandi ko bagiye gutanga ibitekerezo ndetse tukazagaruka no dufite undi murongo dufite n'amashimwe biturutse kuko abantu bumvise icyo tuvuze ababyaza ibiganiro ibyo tutavuze abo ngabo turabasengeye twabivuze n'abantu bafite umutima ndetse n'ishyaka n'umwete byo kugira ngo umurimo wawe utungane rero mwami dusengeye bene abo ngabo ababyaza ijambo iryo tutavuze abanariza ibitari ukuri abo turabasengeye nabo ngo ubagenderere bamenye ko gukiranuka bitarimo gukeka ukuri kuvuga nk'uko kuri mu mutima turasenze cyane tuboherereje isengesho ngo ribagereho kandi byose bigende neza kubw'umugambi wawe tugucire bugufi mu izina rya Yesu amen Mana umugisha